Karibu sheri. Ako se ko bonyiyaka. Karibu shushu wanjye. Hasi ko mbona ufite ibintu by'amasoni. Subura bona ibintu bakoze ari byo. Ibikise. Ese ukunza nanga urumva ari ibintu nakabayenza gutyo gusa nisanzuye ko bisanzwe. Ako se ubwo urumva tuzajya duhurira mu misozi mu muhanda mu nzira kubera iki cyangwa muri hoteli. Urumva ibyo bintu ari byo koko ugomba no kuza mu rugo. Nese uhagize umuntu tubona hano. Umurayebyo mba nabikemuye. Niko ufite isoni ufite ubwoba isanzure. Se suje kureba sheri wawe. Sunkunda ariko ntago bikwiye hano rwose. Ubuse abana bawe nakubwenga ibyo mba nabikemuye. Keza ntawe uhari namwohereje kure kandi aratinda ndabizi. Ufite ikihe kibazo? Jackson yagiye hanze urabizi ari mu Buhinde. Jackson yagiye hanze? Harya nabyo nakubwiye. Byari. Ego mana mazi uziko agiye kumara nk'ukwezi kurenga. Genda mvuye makuru ari mashya. Ego mana. Reka twaganiriye byinshi duhura dukumburanye. Ibintu bya Jackson rwose ntabwo byaza mu kiganiro cyacu. Akuriho nagari byo. None se uhagize n'umukozi bahari atubonye so. Urumva atabari igisebo. Ako se urabona ndi umwana. Ubuse n'umukozi ntawe uhari. Nawe amaze icyumweru yaragiye iwabo. Nabwo aragaruka. Okay. Isanzure ube free umve ko nta kibazo. Ari. Kandi ikindi ntukajya umvugisha n'amagambo menshi akubwo bawibagiye ko ari ngiye ugutunze. Wibagiye ko ari ngiye ukwishyurira inzu. Basi sorry. Kare kose. Sibyo. Kuri murasa neza. Cyane. Wow. Merci. Umusatsi wawe. Si wowe wambwiye ngo nkukureho. None ibingibi nibyo washakaga. Ariko birakubereye. Nibyo? Wow. Niba ari byo ntabwo nzongera kuwutereka. Anisoko. Shana ari ngukumbuye mana yanjye. Cyangwa tube tugiye mu cyumba. Mu cyumba kandi aho ya? Tugume hano? Ya rwose mu cyumba wapi pe? Gusa ko mba mbona shamana. Kandi Bobo reka nkubwire uzatuma ntekereza nabi. Ariko nta kibazo urabizi ndagukunda ariko si urumva subona ntagukumbuye koko ako mana yanjye sha wamaye umusheri mwiza. Iyo turi kumwe mba numva amahoro arayo mba numva meze neza. Se wagiye umbwira ko nankunda byibuze ko mama. Basi mva mubwira baswira akazi. Sibyo. Singukunda se. Nese ko butabimbwiye. Ni ngombwa ngo mbikwisabire. Nyabiya karanda gukunda sibyo. Ariko nanjye nari ngukumbuye. Ngaho rero tujye mu cyumba. Mu cyumba. Aka kanya se. Kaya. Ibintu byo mu cyumba akanya ndumva atari sawa. Numva. Faya ngerageza. Oya rwose pe nyeneye keya niyo mpamvu nanze kwiteza ibintu by'ibisaza nkikundana n'umusore mwiza nkawe sibyo? Faya ngerageza basi. Yego. Sibyo. Akoze. Ako mana ya. Yego kuseke kuki uyisugaruka. Nitwa Kagabo Jackson. Mama wanjye yitabye Imana nyivuka sinigeze ngira amahirwe yo kumumenya. Papa wanjye nawe yaje gushaka undi mugore ari nawe wandeze kuva ndi umwana kugeza munsi. Papa wanjye yaje kwitaba Imana. Gusa asigaye yanditseho imitungo yose. Birumvikana muka data ntabwo byari kumushimisha. Byatumye akora ibishoboka byose kugira ngo ayisigarane. Ndagira ngo mumpanire umwana wanjye. Turabumva. Mfite umwana ise yansigiye ariko mwandikaho imitungo yose. Ndashaka ko mumusarisha agasara. Byibuze nanjye nkareba ko nagira uruhare kuri iyo mitungo. Inkuru y'ubuzima bwanjye nuko itangiye. Ya turakumva.
ariko nanjye nari ngukumbuye. Ngaho rero tujye mu cyumba. Ubwo bagutetse umutwe abo ni abasikamu. Jese ndi umusazi. Ahubwo ni wowe wasazi we reba. Nitwa Sekerina. Nisanze ndi mu rukundo n'umwana w'umuki. Cyari cyiza pe. Nyuma mukuru wanjye yaje kumukunda. Uriya mugabo ntabwo ari uwawe. Kuba mwarakundanye ntabwo bivuze yuko yafite uburenganzira bwo kumukunda. Intambara y'umuvandimwe ibiratangiye. Urashaka ngo bigende bite? Urashaka bigende bite? Ndi gushaka aruge nishaka umuruge ngiruke ku musozi atura amashashi ubundi adekera umugabo. Urukundo uyu munsi Kumva nazakigukunda. uyu mwaka abantu benshi baziko ngo njye nawe turi impanga. Ntabwo nkeneye kuba impanga nawe. Ariko uretse kubwira ikintu. Jya ujya uhaha wibuke ko ndi mukuru wawe. Uzi ikintu uri gukora se? Dutangire umukino. Tuwite intambara y'abavandimwe. Nakumve. Nasikuri jukunya wa mali. Abi. Mwanzara ufite? Urahaza? Utunguze! Umugara wazimu. Ufite bukwe. Uzara twambaye n'umukenyero. Sikabari tsingariro. Ikigori cyane. Karame! Nawe uri kubona abamarayika nk'abandi kubona? Oya, tuzagenda ku mugore wa mama wanjye bazamuha n'igiseke. Icyo gikoko mama we cyaraje. Diana azambara ikanzu. Ese wageze tukagenda? Iriya y'ubururu. Kiwere wa mugore. Diane! Kwa mugore bambwiye ngo arasaze. Diane arazivunikira n'ibiryo. Diane shara ankunda. Kiwe. Uriya n'umusazi. Teba reba ukuntu ameze do. Ibaze tubaye abasazi tukaba tumeze kuriya. Kaka njye ntabwo nasara. Yaye sinasara. Abasazi n'ukuntu baba bameze. Hejejeye. Bagenda ubona batafite reka. Waretse mama ikigori. Wanditse ibintu byanjye ubwo ubaye n'umusazi. Biteze. Ntabirenze ariko. Ese ke ukwisonje ukagenda? Nibagiwe telefone yanjye. Wambaye neza. Urafite ibyo nakubwiraga. Urareba ibyo nakubwiraga. Ariko yari yagiye. Ese nari nzi ko ari buhita agaruka. Ariko ntabirenze. Niba ndumusaza kera. Yandi muzima. Nanjye ntabwo nasara. Ese nawe ufite mama we wagukunda? Diane wacu ni wankunda. Kandi ubu Diane yambuze ingamo ibiryo. Diane n'umukozi? Oya, nuwo tuvukana. Yiwe. Ariko dufite n'umukozi witwa Nyanja y'Imana. Uzi ko twigeze guhura mumutumye? Inde? Wa mugo harya ruvuze nde? Nuze. Nuze harera Imana. Niwe. Data yitwa Nakiruta Imana. Yego nanjye ni nayo navugaga. Yitwa Zagagendana niwe mpamvu uramuzi. None se kugiye? Njye kuri Diana mibiryo.
Oya Diane se ngiye nawe tugende kubikugurira. Ngwino tugende. Hepfo hari restaurant y'ikimoteri. Ngwino. Haba harimo ibintu byose amasota amafiriti. Umva umwana uri umwana wumva Diamond nawe utamufashe. Ntago ari umwana. Tunamagina avugira mu irimbi. Yiwe. Ejo bundi nitse kura n'ikigini nijoro. Cyambaye ubusa adakireba nyita niruka. Tajya mu nzu yanjye. Tazamuka hejuru muri etage handi wasanze. Tugende. Oya, ntabwo nahita njya aka kanya mama yarambujije. Akangeyo. Ngambi no tugende. Ino tujya. Ase wakaje. Ngwino. Wowe ndakakonsi. Kanwari intebe yanjye utaza kumbwira ngo twicarane. Keza. Iyo, Dia, ça va? Ça va. Meze ute? Meze neza. Bukeye. Amakuru. Meze ute se wowe ahandi? Meze neza nta kibazo. Uri kujya heze? Nari nitembere hariya hirya. Sha nyine nkubonye nagushakaga. Rwose? Umva ubonye amahirwe rero mbwira icyo nshakira. None se mbwira. Amakuru ya Jackson. Kumbaza amakuru ya Jackson. Gute se waba utayazi? Yagiye atagusezeye? Sha nyine yagiye atansezeye pe. N'ubu nta makuru ye muzi. Na nimero ya telefone yese ntago arabahamagara. Oya. Nese ubwo byashoboka ko yagiye atagusezeye ibyo bibaho? Akose man umva reka nkubwire. Rwose pe ntakubeshye. Ntakubeshye none natangiye kugira ubwoba. Mana we. Oya sha nukuri ibintu nakoze ntago byari bikwiye pe. Narakabije. Oya nta muntu yumva. Sumva najya kuri telefone nkajya ahantu hari abantu. Uzi se ngiye reka nkubwire. Okay noneho noneho ukuntu ibintu bimeze ntacyo umuntu uzajya ugerageza kunyitambika nzajya mpita ntanga amafaranga bamwice none ko biteye ubwoba we mama sinzi kumva noneho rwose pe nahabutse nararengereye rwose reka nkubwire. Kandi byarabaye Keza. N'ukuntu mwari closer ntago Sha nyine meruka ubushize ndi naje iwanyu mbaza mama wawe arabimbwira ndatungurwa ambwira yuko nyine ngo atarabahamagara nkanjye aho rero numve niba atarabavugisha kujya mu nimero mbe namuvugisha. Sha wapi ntago aratuvugisha. Musikumba ruhangayitse. Ndahangayika se. Nose uri seriye nta kintu akubwiye? Nukuri nta kintu yambwiye. Ndumva bidashobora. Mbese ubu yaba ari amahoro? Nose uri kubimbaza ndabizi kandi nanjye umva ataratuvugisha mu rugo ntago mbizi pe. Siko ndi budahangayikiye musaza wawe. Igihe gitamo ni kinini rega. Turabizi ko yagiye ku ishuri nyine ndumva nta kibazo kirimo ngewe. Siko ndi buri kumbwira nabi. No. Nahubwo birasekeje biranatangaje ukuntu waba utazi amakuru y'umushuti wawe ari umuntu wawe kandi ntabwo byumvikana. Ese ubu wangiriye he nama nta kintu nakora kugira ngo mbone nimero ye? Okay, reka nkwereke tuzabishakira umwanya. Reka tuzabipanga. Keza sha waje nkakuvuga. Tuzabiganiraho sheri bye reka tuzabishakira. Keza
reka amafaranga n'icyo aberaho nanone kandi ngiye rwose nta kibazo cy'amafaranga mfite. Mvara no kuyashora nyine amafaranga rega ntase atagukijije ubundi ubwo yaba amaze iki? Nta kundi byagenda. Ugerageza kumwitanga nuko itamurangiza nta bintu byinshi. Gusa komeza unsengere nyine bizagende neza. Reka nabyo biba bikeneye amasengesho kugira ngo batagufata. Ibaze mfashwe uko bahita bankatira imyaka myinshi muri gereza n'imitungo naruye ntayibonye. Gusa ibyo byari si byo se. Mfite ubwoba ntabwo wabyumva. banange eddagala lino ngenda libba wabona basirane jangu yingira nyabo yingira ombulire kikulese nkulaba chichate chiche kikulese wano eddagala lino kyekiriwo oyagala ki nyabo Kuganga ndine bizibu bingi bizibu kyate yogera nkuwulira yogera yombeyo abakulambere tukuwulira tubawulira leka mbuwalaza abakulambere kikugenza yogera ebizibu byo yogera vuga muganga ndagira ngo mumpanire turabumva mfite umwana ise yansigiye ariko mwandikaho imitungo yose ndashaka ko mumusarisha agasara byibuze nanjye nkareba ko nagira uruhare kuri iyo mitungo uyagaratse umusiranye agende yirukanga ku musozi atoragwa amasashe njyagarabe muraro aduke imisinde atenga atategera cyo yagara ngali omusayi buli wasanze omusayi nga gwagukomba kasugwendaga ate olikozese nga bwondi kugamba kuba omusajja ono gwe yagala kuteeka kweddagala lijja kukola
lino ddagala twalijja Uganda wali ku nyanja olumva nyamuko owulira ogenda olisaasaanye weeyebaka atogende kwata kwata eddagala oba nkusiranye toyagala kale genda twalijja emityana ne tuliyiza ku nyanja genda otuukirira bulungi jaja mwebale sha umva rero nta kibazo reka nkureke hatagira n'umuntu unyumva